ikaze nanone bakunzi bivomo ry'umuco TV, bakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cyatubarutse, igihugu cyatubyaye, abari mu mpande enye z'isi, abari muri Amerika, mu madiaspora atandukanye, mu Burayi, muri Aziya ndetse no muri za Australia. Turabasuhuje tubifuriza kunogerwa n'iki kiganiro twabateguriye, ikiganiro kiryoheye amatwi, ikiganiro cyerekeranye n'ubukwe bwa Kinyarwanda bwo hambere, ubukwe gakondo. Mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Sangano Papias. Rubyiruko rw'u Rwanda, nimugire muti karambe twaje. Nimuze rero, muze ku ivomo ry'umuco TV, muvoma ubwenge, muvoma ubumenyi, ibyihishe mu muco w'Abanyarwanda, umuco gakondo basogokuru na basogokuruza badusigiye, maze mucacure, ubacengere, musangize n'amahanga. Ubu rero turaje kugira ngo tuvuge ku bukwe bwa Kinyarwanda bwo hambere. Mu bukwe gakondo harimo ibice bine by'ingenzi kandi byigenga, bigaragaza kandi byibutsa uri kubireba uko kera byakorwaga, uburyo imihango y'ubukwe bwa Kinyarwanda yakorwaga mu Rwanda rwo hambere. Muri ibyo bice rero bine nababwiye haruguru, harimo kurambagiza, gusaba no gukwa. Igice cya kabiri harimo gutebutsa no gutanga imihango. Igice rero cya gatatu harimo kurara umuhuro ndetse no kwarama. Igice cya kane kikaba kigizwe no gushyingirwa ndetse no kurongora. Hari imihango yakorerwaga umukobwa kugira ngo iyo agiye azagire ishya n'ihirwe n'uburumbuke, azungure umuryango agiyemo. Hari kandi n'imyiteguro yakorwaga mbere mu kurara umuhuro. Iyo mihango y'imyiteguro harimo nk'urubohero rw'abakobwa, kujya kwahira ishinge, kuboha imisambi cyangwa inyegamo, gutaka uduseke, inkangara, ibisika ndetse n'imirimo myinshi yindi tuzagenda turebera hamwe mu bice bine uko nabivuze. Mbere ya byose rero, mbere yo guhagurutsa umukobwa, habagamo gushaka inzira, gushaka impagarike n'ubugingo. Byakorwaga n'umuhanuzi, aribo
bita abapfumu kamaramahano. Hari kandi ibyari biziririjwe kuba wagaburira umugeni witegura kujya kurushinga. Bafataga nk'icyumweru kugira ngo batangire bamugaburire ibiryo byoroshye, batazamuha ibiryo biremereye nk'ibishyimbo cyangwa ibijumba kugira ngo atazasurira umugabo. Cyari kizira ko umugeni asurira umugabo we, byaraziraga mu Kinyarwanda. Yarihezaga iyo yabishakaga, akagenda akarangiza icyo gikorwa, akabona kugaruka kwegera uwo bashakanye. Hari kandi no gusigwa amavuta y'inka akuze. Kuki bayasigaga umugeni? Harimo no kugira ngo bategure uruhu rwe azagende afite uruhu rwiza, dore ko bamusigaga n'icyondo. Babanzaga kumusiga icyondo, nyuma bakaza kumwuhagira bakamusiga amavuta. Ariko cyane cyane ayo mavuta hari icyo yamaraga mu mihango yo kurongora, kugira ngo mbararikire ikiganiro kizakurikiraho kugira ngo muzamenye icyo ayo mavuta y'inka akuze yamaraga. Abakobwa bagenzi be barashavuraga cyane bakababara. Kuki bababaraga? Babaga babuze inshuti yabo, babaga urungano rwabo ruvuyemo umuntu bayaramukumburaga. Bakoraga iki rero? Rimwe na rimwe baramuhishaga, bakamushaka bakamubura. Kuki bavugaga ijambo gukirana? Ese kubera iki bakiranaga? Ese ninde waturaga undi hasi ngo aramwesa? Aramwesa mu makoro, uwa Rusesangimbano yaramwesheje aramujyana. Ibyo rero biri muri bya bice bine nababwiye. Habagamo kandi kurongoza umwishywa, gucira imbazi, muzabibona. Bavandimwe rero, inshuti mukurikirana Ivomo ry'Umuco, nongeye kubasaba banyarwandakazi, banyarwanda, ivomo ry'umuco twabashyiriyeho ni ukugira ngo twige, tumenye, ducukumbure, tubasangize ibyo tuzi mu muco nyarwanda, kuko utaganiye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Hari icyo nari nibagiwe, hari inzoga mbere yuko umukobwa bamuhagurutsa, bamuheka, bakamushyira ku mugendo, bakajya kumushyikiriza umugabo we, cyangwa bakamujyana mu ndaro yo kwa sebukwe. Hari inzoga rero yazaga y'umugabo witwa Simusiga, bamwitaga umuhuta. Yazaga ahutera nk'umuriro werekana ko abantu bazagira umushyitsi. Yazaga kuko ari umushyitsi, ariko ari Simusiga aje kubabwira ko byose byarangiye, imyiteguro yarangiye, igisigaye ari ukumuhekera bakajyana umugeni iyo bagiye kumushyingira. Nshuti bavandimwe rero, ntabarambiye, iyi yari incamake mu biganiro tuzakora byerekeranye n'ubukwe bwa Kinyarwanda bwo hambere, ubukwe gakondo. Niki cyaziraga? Nibiki byari biziririjwe? Ndabararitse rero mu kiganiro cy'ubutaha.